ndabasuhuje cyane mwe mudukurikira mwe mudukunda ariko natwe turabakunda cyane, tubakundira ko namwe mukomeza kugaragaza ishyaka n'inyota byo kumva ndetse no kwamamaza ubutumwa bwiza, ari nawo murimo nyamukuru dufite nk'abantu bizeye ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, ni ukubugeza ku bandi. Abatarabwizera nanone mu bwumve, kubera ko kwizera bizanwa no kumva, ngo no kumva kukazanwa n'ijambo rya Kristo. Nge rero mukurikiye ni Emile Nshimiyimana, ndi umuvugabutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana. Nkunda kuba ntambutse ubutumwa bwiza kuri channel yacu ari nayo yanyu yitwa Ijuru Ntirikorerwa TV. Wowe rero ukunda kuyireba ndibwira kunzi, niba kandi uri umushyitsi nawe ndakwakiriye kandi ndakwishimiye. Ukande subscribe, ukande like, ukande share kugira ngo ubutumwa bwiza bugere ku bantu benshi, nabo kandi bishimira umurimo Imana yakoze muri Kristo Yesu, bityo imibereho yabo ihinduke kandi babonere Imana amashimwe, babonere Imana amashimwe bakesha Yesu. Nta n'ikindi kintu gikomeye washimira Imana. Ibindi byose, nabonye inzu, nabonye umugore, nabonye umwana, nabonye imodoka, nabonye visa, nabonye iki, ibindi byose abantu bashimira Imana biba bifite ishimwe rifite garanti ntoya cyane, mbese bihita birangira. Iyo umaze kubyinjiramo ubimazemo igihe utangira kubona ko ari ibintu bisanzwe nk'ibindi, ariko ibyishimo bituruka ku bugingo buhoraho ntabwo bijya birangira. Umuntu arabikomezanya akazanabyinjirana mu ijuru, akazanarushaho gushimira Imana, ndetse icyo gihe hamwe n'ibizima n'abakuru n'abamarayika. Ubwo rero sangiza ubutumwa abandi benshi kugira ngo nabo basangire umunezero w'ijuru natwe, babeho banezerewe ariko babikesha kwizera Yesu Kristo. Uyu munsi rero ndifuza ko tuganira ku magambo aboneka muri Matayo, mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo mu gice cya 7 umurongo wa 13 na 14 kumanura gatoya. Reka tuhagere tuganire. Nawe niba ufite Bibiliya, niyo magambo ngira ngo dusangire. Ni amagambo ari mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo mu gice cya 7 guhera ku murongo wa 13 kumanuka turageza nko kuri 20. Munyure mu irembo rifunganye, kuko irembo ari rigari n'inzira ijyana abantu kurimbuka ari nini, kandi abayinyuramo ni benshi. Ariko irembo rifunganye n'inzira ijya mu bugingo iraruhije, kandi abayinyuramo ni bake. Mwirinde abahanuzi b'ibinyoma baza aho muri basa n'intama, ariko imbere ari amasega aryana. Muzabamenyera ku mbuto zabo. Mbese hari abasoroma imizabibu ku mugenge, cyangwa imbuto z'umutini ku gitovu? Nuko igiti cyiza cyose cyera imbuto nziza, ariko igiti kibi cyera imbuto mbi. Igiti cyiza ntikibasha kwera imbuto mbi, kandi n'igiti kibi ntikibasha kwera imbuto nziza. Igiti cyose kitera imbuto nziza kiracibwa kikajugunywa mu muriro. Nuko muzabamenyera ku mbuto zabo. Amen. Imana ishimwe cyane. Uyu ni Yesu wivugiraga amagambo akomeye nk'aya, avuga ngo tunyure mu irembo rifunganye, naho irembo rigari ni nayo nzira ijyana abantu kurimbuka, ni inzira nini n'abayinyuramo ndetse ni benshi. Aya ni amagambo akomeye, ariko kubera ko Imana yadukijije ikaduha umwuka wayo, ikaduha kwivukaho, ikatumenyesha amabanga y'ijuru, ni ukuri tubasha no kumva ibyanditswe tukabyumva bitarimo urujijo. Ari nayo mpamvu wowe dukurikira nkubwira ngo waratomboye, kubera ko ubasha kumva iby'ubwiru bw'Imana buvugirwa kuri iyi channel Ijuru Ntirikorerwa TV. Uramutse nawe ushatse no kuza gutanga ubuhamya, wenda se byagushobokera kutugeraho, ni karibu, tuzaguha umwanya. Niba warakijijwe ukaba ufite ibyiringiro by'ijuru, nawe waza tukaguha umwanya ugasangiza ibyiringiro byawe abandi kugira ngo bafashwe nabyo, kubera ko ni channel ya twese, ni channel y'abana b'Imana. Ubwo rero ntawe tuyihezaho mu bana b'Imana. Ariko mu gihe utanabishoboye, mu gihe uri kure se, mu gihe ufite akazi kenshi,
sangiza ibiganiro abandi. Biroroshye gushyira ikiganiro kuri status yawe abantu bakagikurikira ari benshi. Biroroshye kuba ufite Facebook ukagishyiraho abantu bakagikurikira ari benshi, nawe ukabufatikanije natwe nubwo utageze muri studio gutambutsa ijambo ry'ubutumwa bwiza. Inzira ifunganye ndetse ngiraruhije kandi abayinyuramo ni bakeya. Ese ibi bivuze iki? Ese bivuze ko kujya mu ijuru bisaba imbaraga nyinshi? Kubiruhije bishatse kuvuga iki? Hari umuntu usoma gutya akavuga ati ubwo sinzongera kurya, nzajya ndya rimwe na rimwe, nzahora mu butayu nsenga, nzagira gute? Ntago kubiruhije ari icyo ngicyo bishatse kuvuga. Kubiruhije n'abayinyuramo akaba ari bakeya. Tugiye kwinjira mu magambo nyirizina y'Imana, twumve neza mu ijambo ryayo icyo aya magambo ashatse kuvuga. Mu by'ukuri abantu benshi hanze ahangaha, guhera umuntu akiri mutoya, ikintu yigishwa kandi akigishwa n'abandi nabo bacyemera gutyo, abantu benshi bemera ko bazajyanwa mu ijuru n'ibikorwa byabo. Umuntu wese mubajije ati se wumva uzajya mu ijuru gute? Arakubwira ati nzakomeza kuriharanira, nzakomeza gukora ibyiza, kujya mu ijuru biratwaranirwa, intwarane zirigishamo imbaraga, niko nzakomeza kwitwara, nzakomeza kugerageza kuririmba, gucuranga, mbese imirimo y'umuntu akubwira ko ari azagerageza gukora uko ashoboye kugira ngo azajye mu ijuru. Iyo ni inzira rero rusange, ni icyita rusange ku bantu bose. Reka mvuge ngo iyo mitekerereze ya gutyo niyo mitekerereze umuntu avukana, niyo akurana, niyo atozwa, niyo yigishwa mu nsengero, ku mbuga nkoranyambaga, hirya no hino mu byumba by'amasengesho, mu butayu. Abantu benshi nta pourcentage twamenya, ariko abantu benshi bavuga ko ijuru bazariheshwa n'imirimo yabo. Hari amagambo ajyaba mu byanditswe byera mu rwandiko Pawulo yandikiye Abaroma avuga ku Bisirayeli, ngo bashishikajwe n'imirimo. Reka turebe, ni mu gice cya 9 ku murongo wa 30. Rwandiko Pawulo yandikiye Abaroma mu gice cya 9 umurongo wa 30 haravuga ngo noneho tuvuge iki? Tuvuge yuko abanyamahanga batakurikiye ibyo gukiranuka bagushyikiriye, ariko gukiranuka guheshwa no kwizera. Naho Abisirayeli bakurikiye amategeko yo gukiranuka bakaba aribo batayashoboye. Ni kuki? Nuko batashishikajwe no kwizera, ahubwo bashishikajwe n'imirimo, bagasitara kuri rya buye risitaza. Nk'uko byanditswe ngo dore ndashyira muri Siyoni ibuye risitaza urutare rugusha, ariko rwizera ntazakorwa n'isoni. Urumva rero ko Abisirayeli nabo ngo bashishikajwe n'imirimo aho gushishikazwa no kwizera. Baba basitaye kuri rya buye, babasitaye kuri Kristo, mbese babibeshye kuri Kristo. Ariko ndashaka kuvuga ngo abantu benshi cyane bashishikajwe n'imirimo aho gushishikazwa no kwizera. Iyo nzira yo gushishikazwa n'imirimo kuva kera ni inzira ya benshi, ni inzira inyurwamo n'abantu benshi, ariko abo ngabo ntibigera bashyikira gukiranuka. Kandi gukiranuka niko guhesha umuntu kujya mu ijuru. Mbese abashishikajwe n'imirimo igihe cyose ntago bigeze ntibigeze bashyikira gukiranuka, ahubwo abatarashishikajwe n'imirimo bagashishikazwa no kwizera nibo bashyikiriye gukiranuka, ngo ariko gukiranuka guheshwa no kwizera. Ukomeje mu gice nk'icya 11 cy'uru rwandiko rw'Abaroma, harimo amagambo n'ubundi ajya kumera nk'ayo. Kadure ku murongo wa 4 cyangwa duhere kuwa mbere se, reka duhere kuwa mbere wenda. Nuko ndabaza nti mbese Imana yaciye ubwoko bwayo? Reka da, kuko nanjye ndi Umwisirayeli wo mu rubyaro rwa Aburahamu wo mu muryango wa Benyamini. Imana ntiyaciye ubwoko bwayo, yamenye kera. Ntimuzi ibyo ibyanditswe bivuga kuri Eliya ubwo yivovoteye Abisirayeli abarega ku Mana ati mwami bishe abahanuzi bawe, basenya n'ibicaniro byawe, nanjye nsigaye njyenyine kandi barashaka kunyica. Mbese Imana yamusubije iki? Yaramusubije iti
mwisigarije abantu 7,000 batarapfukamira Bali. Nuko rero uko niko bikimeze no muri iki gihe. Hariho abantu bakeya basigaye batoranijwe kubw'ubuntu, ariko ubwo bibaye kubw'ubuntu ntibikiri kubw'imirimo, kuko bitabaye bityo ubuntu ntibwaba ari ubuntu. Haracyasigaye, ndavuga akantu ngo haracyasigaye abantu bakeya batoranijwe kubw'ubuntu, ngo ariko ubwo bibaye kubw'ubuntu ntibikiri kubw'imirimo. Biramutse ari imirimo ntabwo byaba bikiri ubuntu nanone. Urumva ngo haracyasigaye abantu bakeya batoranijwe kubw'ubuntu. Mu yandi magambo, hariho abantu bakeya bizera iby'ubuntu, hariho abantu bakeya bizera gutsindishirizwa n'ubuntu kubwo kwizera, bizera ko bazajyanwa mu ijuru kubwo gutsindishirizwa n'ubuntu bw'Imana, bakagirwa abakiranutsi kubw'ubuntu bw'Imana. Ariko ngo abo bantu ni bakeya, ntabwo ari benshi. Abantu benshi cyane bashishikajwe n'imirimo aho gushishikazwa n'ubuntu bw'Imana. Ubwo rero inzira ya benshi, nimwumva inzira ya benshi, ni inzira ivuga ko umuntu azajyanwa mu ijuru n'imirimo ye. Ibyo nibyo byigishwa, ibyo ntibisaba ubundi bwenge, ibyo ntibisaba ubundi buhanga. Umuntu apfa kuvuka gusa ahahitira n'ibyo asanga bavuga, nawe n'ibyo ahita akomerezaho babikoranye nawe. Nuko umuntu avuka ameze, ariko bikanashingira ku cyaha cyo gushaka kwisumbukuruza, icyaha cyo gushaka kwigira nk'Imana, icyaha cyo gushaka guhangana n'Imana, icyaha cyo gushaka kwemeza Imana ko umuntu nawe hari icyo ashoboye yakora kugira ngo yereke Imana ko nawe akomeye. Ubundi icyo nicyo cyaha nyirizina, niyo rebellion, nibwo butagondwa, nibwo bugomeramana. Aho rero niho hashingira kumva ko abantu bose cyangwa se benshi cyane bumva ko kujyanwa mu ijuru n'imirimo yabo ari byo bakwemera. Iyo ni inzira rero ya benshi, ariko ni inzira ijyana abantu kurimbuka. Ubundi no kwihana no kuva mu iyo nzira ukajya mu nzira noneho ntoya, inzira ifunganye ijyana abantu mu ijuru. Ngo no kuyinyuramo biraruhije, ariko biruhije kubera iki? Biruhije kubera ko nta bwenge bw'umuntu, nta n'ubuhanga bwamwumvisha ko yajyanwa mu ijuru no kwizera Yesu gusa, kuko ubwo bwenge bw'umuntu ntabwo abishyikira. Usanga rero Imana abo yabihishuriye, ababyizera usanga ari abantu bakeya cyane bafite kwizera ko bazajyanwa mu ijuru no kwizera apana imirimo yabo. Tugarutse rero hahandi Yesu avuga ko tugomba guca mu irembo rifunganye. Irembo rifunganye ni Kristo. Ni Kristo ko yavuze ko n'ubundi ari we nzira, ari we kuri, ari nawe bugingo. Ayo magambo mvuze ari muri Yohana mu gice cya 14 umurongo wa 6, aho yavuze ngo ni nge nzira, ni nanjye kuri, ni nanjye bugingo, nta ujya kwa data ntamujyanye. Yego, urumva rero ko mu by'ukuri ni we nzira. Inzira ifunganye ni Kristo. Inzira ifunganye ni Kristo musa. Inzira ifunganye ni ukwizera ko ku bwa Kristo wahinduka umukiranutsi, wemeye ko ibyaha byawe byose nimvuga ngo byose, wumve ngo yapfuye utaravuka, kandi yapfiriye ibyaha byawe byose, nta na kimwe yasize, ntabwo azongera kugupfira. Ukubwira ko yagukuraho ibyaha arakubeshya. Niba Yesu atarabigukuyeho, ngo nta kizabigukuraho. Yesu niwe wabijyanye mu mubiri we, akabibambanwa ku musaraba, tukaba dupfuye ku byaha kugira ngo nazuka tubeho nk'abakiranutsi. Urumva rero ko iyo niyo nzira ijyana abantu mu ijuru, ni Kristo. Niwe nzira, nta yindi. Inzira ifunganye ni Kristo. Kwizera ko Kristo yaguhesheje kuba intungane bidasubirwaho. Kwizera ko Kristo yagukuyeho urubanza rw'ibyaha bidasubirwaho. Kwizera ko Kristo yakwejeje imbere y'Imana mu buryo budasubirwaho. Iyo ni inzira y'abakeya, ni bake bahamya batyo. Abantu benshi bafite ukundi bahamya yuko hari ibyo bazajya bakora, bagakurwaho ibyaha, bakora imirimo myiza bakandikisha, bakora imirimo myiza bakemerwa. Iyo mirimo yabo niyo bishingikirizeho mu nzira ijya mu ijuru. Inzira rero ijya mu ijuru iraruhije, kubera ko biruhije umuntu kumva ko yagirwa umukiranutsi atabigizemo uruhare, kumva ko yagirwa umukiranutsi abiheshejwe gusa no kwizera Yesu bitavuye ku mirimo we akora. Yakomeje rero kuvuga amagambo akomeye, aravuga ngo mwirinde abahanuzi b'ibinyoma bazaho muri basa n'intama, ariko imbere ari amasega aryana. Baza basa n'intama, nabo baza bavuga Yesu, baza bavuga ko bizera, ariko imbere batizera, imbere ari amasega aryana. Amasega aryana kubera iki? Kubera ko iyo wumvisha ibyo bavuga, ukabitega amatwi, ukabikurikira, ukabitindamo, ukabiha igihe, ukabiha umwanya, ukabyizera, ukabyizereramo, ukabibamo, baba bakuriye, baba bakwishe, baba bakurimbuye, baba bakugiriye nabi. Ni ibintu bibi cyane.
ni ibintu bikere n'uburozi mu kwizera, n'uburozi spirituel, n'uburozi bwa mwuka. Ni ibintu umuntu yakira bikamugira imbata yabyo, agakorera ijuru kugeza ashaje, kugeza apfuye ataribonye. Urumva rero ko baba bafite inyuma kwigira nk'abakristo, kwigira nk'abavuga iby'Imana nabo, kwigira nk'abasenga, kwigira nk'abahanura, bavuze ngo ni abahanuzi b'ibinyoma, ariko mu by'ukuri imbere ari amasega aryana. Ni amasega aryana kubera ko baricana, ni amasega aryana kubera ko bagirira benshi nabi, babayobereza mu nzira itariyo, kandi abantu bagahora mu bubata, bakabaho nabi mu isi, ariko bakazanarimbuka batamenye inzira Imana yabaciriye ibageza mu ijuru. Ngo mubirinde rero, mubirinde, bazaguhanurira, bazakubwira Imana yabavuze, Imana yaberetse ibintu, Imana yagize gute, ariko Yesu yakomeje kuvuga ngo tuzabamenyera ku mbuto zabo. Ku mbuto zabo kubera iki? Niba umuntu akubwira ko nta mukiranutsi ubaho, niba umuntu akubwira ko nawe ari umunyabyaha, niba umuntu akubwira ko ahora yiyeza, niba umuntu akubwira ko nawe acungiye ku munota wa nyuma, atazi neza niba azajya mu ijuru, uwo muntu w'umunyabyaha wumva yakoreshwa n'Imana gute? Niba bavuga ngo muzamenyera ku mbuto zabo, nizo zose, nibyo byose bakugaragariza, nibyo bakubwira bizera, nuko bakubwira ko atari abakiranutsi, nuko bakubwira ko nabo bagishaka icyabagira abakiranutsi, nuko bakubwira ko nabo batunzwe na mbabarira. Izo nizo mbuto bakwerera. Ntabwo igiti kibi cyakwera imbuto nziza. Niba umuntu akubwira ko ari umunyabyaha, nibyo nyine birahagije. Kuba ari umunyabyaha, ako kanya birahita bimukuraho amahirwe yo kujya mu ijuru, kubera ko nta munyabyaha uzajya mu ijuru. Ijuru ni iry'abera, ni iry'abakiranutsi, ni iry'abantu batagira icyaha na kimwe imbere y'Imana. Bavuze rero ngo igiti kibi ntabwo cyakwera imbuto nziza, kimwe nuko igiti cyiza kitakwera imbuto mbi. Niba umuntu akubwira ko ari mubi, nawe ko ahora yiyeza, ko nawe atari yaba umukiranutsi, ko aramutse avuze ko ari umukiranutsi yaba yise Imana inyabinyoma, niyo yakubwira ngo ubonye visa, niyo yakubwira ngo ubonye urubyaro, niyo yakubwira ngo ubonye urushako, niyo yakubwira ngo ubonye akazi, ibyo byose nibyo birirwa bababwira, kandi ibyo si byo butumwa bwiza pe. Yesu akubiyemo byose. Izere Yesu, uzasohora mu migisha yose Imana yageneye abakiranutsi. Si ngombwa ko bakubwira ngo ubonye ibi, ubonye n'ibi, ubonye n'ibi. Iby'Imana yakugeneye muri Kristo ni umwizere, birahagije. Bibiliya ivuga mu Befeso 1:3 ngo Imana yaduhereye imigisha yose yo mu buryo bw'umwuka y'ahantu ho mu ijuru muri Kristo Yesu. Ni kesiyo yo kumwizera gusa, ukabugabanya imigisha yose y'ahantu ho mu ijuru yo mu buryo bw'umwuka twaherewe muri Kristo Yesu. Imigisha idasengerwa, imigisha idakorerwa, imigisha umuntu aheshwa no kwizera Yesu Kristo. Umwana w'Imana aba afite uruhare ku by'iwabo, aba afite umurage kwa se, aba afite uburenganzira mu rugo rwa se. Ndetse bimeze gutyo, nta muntu ukugererayo, ahubwo nawe ubaye umwana, kandi abana mu rugo bose barahwanye, nawe ibyo bagenera abandi nawe bibonaho. Ukomeza cyakora kwizera, kubera ko biravuga ngo umukiranutsi wanjye abeshwaho no kwizera, ariko nasubira inyuma umutima wanjye ntuzamwishimira. Ariko umuntu ntabwo yasubira inyuma none ngo arimbuke, ariko ashobora gusubira inyuma mu kudakomeza kubona ibindi byinshi bihishe mu buntu bw'Imana, bityo akaba yabaho nabi, none ashakishiriza imibereho myiza aho itari. Ariko iyo ukomeje kubana na bene se, ukomeza kumva ubutumwa bwiza, cyangwa se kumva ijambo ry'Imana, kwigana n'abandi bakijijwe, ukomeza kumererwa neza, ugagubwa neza, ugakomeza kugabana n'indi migisha yose Imana igenera abana bayo. Ngo muzabamenye rero ku mbuto zabo. Abo bantu baza bababwira ko ari abahanuzi, ariko bababwira ko n'abatari abakiranutsi, batavuga icyahesha umuntu kuba umukiranutsi, nta assurance nabo bafite y'ijuru. Tekereza umuntu ari kubwira ko aguhanurira, ariko nawe acunze nabi ngo yarimbuka, atabaye maso yarimbuka. Uwo muntu ujya kurimbuka arakubwira ko aziranye n'Imana gute? Arakubwira ko avugana n'Imana gute? Ntabwo Imana ikorana n'abanyabyaha, Imana ikorana n'abakiranutsi. Bibiliya iravuga mu Bakorinto ba kabiri, mu rwandiko rwa kabiri Paulo yandikiye Abikorinto mu gice cya 5 ku murongo wa 18 n'ikenda gutyo ndetse na 20, ariko ayo magambo ngiye kuvuga ari kwa 18, aravuga ngo Imana yiyunze natwe ku bwa Kristo, irangije iduha umurimo wo kuyunga n'abandi. Murongo wa 18, urwandiko rwa kabiri Paulo yandikiye Abikorinto igice cya 5 murongo wa 18, ngo ariko ibyo byose bituruka ku Mana yiyunze natwe ku bwa Kristo, ikaduha umurimo wo kuyunga n'abandi. Imana yiyunze natwe ku bwa Kristo, iduha n'umurimo wo kuyunga n'abandi. Bivuze iki? Bivuze ngo wamaze kwiyunga n'Imana ku bwa Kristo, wamaze kwemera ko Kristo yamwunze n'Imana, akamugira umukiranutsi, akamuhindura uwera, akamuhanaguraho ibyaha,
akaba nta teka giciriwe. Abaroma 8:1 ngo nuko rero abari muri Kristo nta teka bazacirwaho. Uwo muntu niwe Imana iha umurimo wo kuyunga n'abandi. Uwo ni nawe wagezaho abandi ijambo akuye ku Mana, niwe wageza ku bandi ijambo ry'ihumure, kubera ko nawe yarahumurijwe na Kristo, nawe yarahumurijwe n'ubutumwa bwiza. Ubu n'ubutumwa bw'ihumure, n'ubutumwa bw'amahoro, n'ubutumwa bubwira abantu uburyo Imana yiyunze nabo, n'ubutumwa bubwira abantu uburyo Imana itakibabaraho icyaha, n'uburyo buhereza abantu ibyiringiro bidashidikanywaho by'ijuru, n'ubutumwa bubwira abantu ko ineza y'Imana, uburyo Imana ibakunda, uburyo Imana itakibafitiye umujinya, ahubwo ko Imana ibishimira muri Kristo Yesu. Ubutumwa bwiza rero wamaze kubwizera akagirwa umukiranutsi, akagirwa uwera, uwo ni nawe uhabwa umurimo wo kunga abantu n'Imana. Abazaza rero bakubwira ko batumwe nayo, ko bakoreshwa nayo, ko ari abahanuzi, ariko bakaba batakubwira ubutumwa bwiza bw'uburyo Imana yiyunze nabo. Bibiliya igaragaza muri Yesaya ngibira kandi mu gice cya 6 uburyo Imana yamukojeje ikara ryaka ku munwa. Ubundi mbere yarabaje kuvuga ngo ni umunyaminwa yanduye, ishatse no kumutumira avuga ati ntabwo ngi wantuma ndi umunyaminwa yanduye. Ariko Imana imaze kumukoza ikara ryaka ku munwa, iramubwiye ngo ibyaha byawe urabibabariwe, aravuga ngo noneho ndi hano, jya wantuma. Bivuze iki? Bivuze ngo Imana ituma abakiranutsi, Imana ituma abera, Imana ituma abo yatagatifuje, Imana ituma bamaze kwizera ko bakuyeho urubanza, Imana ituma abana bayo babikiye ubugingo buhoraho. Abantu bari mu isi bazi neza ko iwabo ari mu ijuru. Kandi n'icyambere batuma gutangaza n'icyo ngicyo. Ntabwo naza kubwira ngo Imana iguhaye inzu, ntaranakubwira ngo byibura dore muri Kristo Imana yaguhaye ubugingo, ntabwo ukirimbutse mwizere wigire mu ijuru. Icyo nicyo kiruta inzu, nicyo kiruta urubyaro, nicyo kiruta urushako, nicyo kiruta visa, nicyo kiruta indi migisha iyo yose, imodoka n'ibindi byose. Icyo nicyo kibanze. Hanyuma niwizere icyo ngicyo, muri icyo harimo n'ibindi, kuko ngo yamuduhanye n'ibindi byose. Reka mvuge rero ngo reka mbashimire nanone mwe mwadukurikiye, mwagize neza cyane gukurikira ijambo ry'ubutumwa bwiza ritumenyesha nanone uburyo Imana yiyunze natwe muri Kristo, ikatugira abera, abaziranenge, abantu itabaraho icyaha, ariko kandi rikanatwereka iby'inzira ifunganye n'inzira ngari, kugira ngo ubwo tugenda duhura na benshi batubwira ko nabo baturangira inzira, cyangwa se nabo ko bari mu nzira, tubashe kumenya ngo uyu muntu ari mu yihe nzira. Ese namukurikira tukajyana iyajya, ese yajya ni hehe? Mbese nawe ukabasha gutandukanya imyuka iyobya n'umwuka w'ukuri waturutse ku Mana, ukabanza ukamenya inzira ijyana mu ijuru ni iyihe, bityo ibindi byose bakubwira binyuranye n'iyo nzira ukamenya ko bitakugeza mu ijuru, ko ari ibigeza abantu mu muriro, bityo ukabigendera kure, ukagendana nabo muhuje icyerekezo, cyane ko n'abagendana batasezeranye. Murakoze cyane rero, mukomeze mugubwe neza, amahoro y'Imana abane n'abizera Kristo bose bataryarya none n'iteka ryose. Amen.